yaba ari ya kenshi kubera ko ntabwo twigeze kubera icyo kibazo urumva indirimbo kuyikorera remix cyangwa se impamvu twayisubiyemo hari impamvu zitandukanye wenda navugamo nk'ebyiri cyangwa eshatu ubwo rero urumva ko hari ibihangano bitandukanye mfite ariko nkaba mfite n'urugendo rurerure rwo kurangiza album kubera ko Amasezerano na lebo iba ikorera Geneve yitwa Brotherhood. Rafiki uravuze wenda ngo leta ntago irabikora neza cyangwa se ntago irabishyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo kuba ibihangano byanyu byagenda bicuruzwa n'ababonetse bose bihagarare cyangwa se bihagarikwe. Ari nka uramutse uri leta wabikora gute? Ari nkanjye ndamutse ndi leta nyinshi igitekerezo mpora mvuga buri munsi. Indirimbo kuki wahisemo kuyikorera remix cyangwa se wahisemo kuyisubiramo? Indirimbo kuyikorera remix cyangwa se impamvu twayisubiyemo hari impamvu zitandukanye wenda navugamo nk'ebyiri cyangwa eshatu. Impamvu ya mbere ikomeye nuko murabizi ko kuva twatangira revolution y'umuziki mushya hari muri 2005 kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu ntago ibihangano byacu twigeze tubicuruza ngo tubivanemo amafaranga. Kuva icyo gihe wasangaga hari abadisc banners babaninga music n'ubu baracyabaninga kuri street zose ariko twebwe nta mafaranga tubonamo ibyo bintu. Ugasanga turahimba indirimbo abandi bantu bagacuruza abandi bakazibonera ubuntu umuhanzi akaguma asohora indirimbo ariko nta kintu abivanamo. Rero ubu ngubu uyu munsi hari platform ikoranabuhanga riduha hari platform zo gucuruza ibihangano byacu ku ikoranabuhanga hariho za Spotify za Amazon za YouTube n'izindi na za Mudundo n'izindi nyinshi ntavuze. Ibyo rero bituma utekereza ukavuga uti se cya gihangano twakoze cya gihe ko gifite abantu bagikunze ko batakiragiwe n'ubu bakigikunze uwagisubiramo no mu buryo bwa none urumva kikajyana n'igihe tugezemo umuntu akagishyira no kuri izo platform kigacuruzwa bushyashya noneho niyo nyungu umuntu yari akitezemo ikaba yanaboneka. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri nuko iyi ndirimbo nk'uko mwari mubivuze ni indirimbo yakunzwe n'abantu benshi cyane kandi wenda mbariye kuri generation yacu ngewe nsohora iyo ndirimbo hari urungano abantu twanganaga benshi bari mu wa mbere kaminuza mu wa kabiri kaminuza urumva. Ubu ngubu rero abo bantu uyu munsi bari mu ofisi n'abantu bakomeye hirya no hino babyumva. Rero iyo mpuye nabo babambira bati ndirimbo uzayisubiremo hari izo bakunda kumbwira harimo icyaro harimo igitenge rero nza no guhura na Pasitati arambwira ati ndumva nshaka kuzasubira muri ya ndirimbo ya bita Igikobwa ndumva mfite vibe yo kuyikora ikongera ikaba urumva. Ndamubwira nta kibazo noneho duhita dufata gahunda Pasitati tujya muri studio ya Demen turayikora. Nagira ngo nanashimire Pasitati kuko indirimbo yayinkoreye ku buntu kurumva yamaye igitekerezo ambira ko ari n'ikintu ashaka gukora byihuse bitatubikora urabizi indirimbo muri iyi minsi muri studio zirahenze cyane kuba producer nk'aba Pasitati ariko yakoreye ubuntu so ndamushimira cyane. Ni gutyo byagenze ni ibyo ngibyo naba mvuze byatumye dushyira mu ndirimbo. Hari ikintu warugarutseho wahereyeho uravuga ngo ni icyambere ngo cyatumye ikora ngo nuko ntago yari standard kuba yakwakirwa na zino mbuga zicuruza ibijyanye n'umuziki. Niki yaburaga? Yaburaga byinshi hari ukuba kubera ko nta buryo bwo kubika ibihangano bwari buhari. Usanga ari ku ma website ku ma channel iriho usanga yaragiye yaprodingwa nabi nta ndirimbo ifite quality ziza navuga ubu ngubu basigaye basaba indirimbo bita wave. Kera twafataga MP3 urumva ubu ngubu ziriya mbuga zindi nyinshi zifata indirimbo ari wave. Ubu kubera ko usanga studio zigenda zihinduka abaproducer bagahinduka amavirusi amakompyuta bagaformata usanga nta hantu wagenda ngo kuri iyo wave iri OG kabisa kuko indirimbo wayikoze imeze. Rero biba byiza indirimbo ukayisubiramo ukanayiha na vibe yo mu gihe tugezemo.
akenava ko ni ikintu cyiza cyane warugarutseho uravuga ngo hari indirimbo harimo iyi ngiyi Igikobwa harimo Igipende sinzi n'indi waruvuze izo zose ugiye kuzisubiramo cyaro mbona avuga ko ubu ngubu ntabwo ngiye guhita nkomerezaho gusubiramo izo ndirimbo kubera ko ubu ngubu nk'uko mubizi mfite indirimbo nakoranye na Platini bita Pase turashaka guhita turangiza shooting yayo muri iyi minsi iri imbere mfite indi ndirimbo yitwa Champion nayo video yayo yararangiye ariko ntabwo turamenya ngo tuzayisohora ryari ubwo rero urumva ko hari ibihangano bitandukanye mfite ariko nkaba mfite n'urugendo rurerure rwo kurangiza album kubera ko Amasezerano na label iba ikorera Geneve yitwa Brotherhood rero urumva dufitanye amasezerano y'imyaka 5 kutangira tugomba gukora album twamara gukora album tugategura ibitaramo hirya no hino mu Rwanda no hanze hatandukanye ya rero nizo projet zose ziri kuri iyo album ariko sinavuga ngo kuri iyo album hari indi ndirimbo tuzasubiramo vuba ngaha gusa nibikomeza kuba icyifuzo cy'abafana hakabaho niyo gahunda yo kuba twifuza kuzicuruza bushyashya tuzajya tugenda tuzishyira mu maproje bumve nka album ikurikiyeho haje ebyiri why not 3 iyo album igiye gusohoka yawe ni yakangahe yaba ari iya kenshi kubera ko ntabwo twigeze kubera icyo kibazo urumva kubera icyo kibazo cyo kutagira ahantu tuzicuruza njye naronshinze album ya mbere ndibuka icyo gihe nari nakoze na kopi zigera muri 500 z'ama CD yo gucuruza ariko kubera cya kibazo cya copyright wowe CD urayikoze wayishyize ku bihumbi kubera ko icyo gihe no kuyikora wajya kuyikorera Uganda byari ibintu bidafuye koroha ugasanga CD ihagaze 5,000 kandi umuntu ashobora kugenda kuri street bakamuhereza indirimbo zawe bakamushyiramo izawe nge muzika bagashyiramo iza Big Dom bagashyiramo iza Family Squad byose bakabimuhera nk'igihumbi urumva umuntu nta motivation yabaga afite yo kuba yajya kugurira album yawe mu by'ukuri hari abo ngabo bafirata mu mpande zose so rero nicyo ndi kuvuga ubu ngubu mu gihe leta itarakemura icyo kibazo kuko mbona kuri politiki ijyanye n'ibihangano ntabwo leta rwose ntabwo irashyiramo imbaraga mu kubica kubera ko disc banners baracyahari mu gihugu hose rero numva ko tugomba guprofita tugakoresha iryo koranabuhanga imbuga ziduha zo gucuruzamo ibihangano byacu tukagerageza kureba ko n'ayo makeya dukoresha yagerageza kugaruka Rafiki uravuze wenda ngo leta ntago irabikora neza cyangwa se ntago irabishyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo kuba ibihangano byanyu byagenda bicuruzwa n'ababonetse bose bihagarare cyangwa se bihagarikwe ari nka uramutse uri leta wabikora gute ari nkanjye ndamutse ndi leta mfite igitekerezo mpora mvuga buri munsi nagiye no mu nama na RDB na za Elsa zihari icyo gitekerezo ndagitanga kandi numva njyewe ari igitekerezo gifite feasibility iri hejuru cyane kubera ko aba disc banners simvuga ngo tubafunge cyangwa se tubahagarike akazi kabo gahagarara oya urabona ko bafite isoko ryabo bafashe ubwo natwe tugomba gushobora gukorana nabo urabyumva leta ifite uburyo yashyize abantu bose bakora ibintu baba mu mashyirahamwe ari abamotari baba mu mashyirahamwe abantu bose bari mu mashyirahamwe baba bazwi na leta buri muntu wakorera bazwi urumva igihugu kigendera ku murongo abo bantu niba ufite uvuze uti mu karere dufite disc banners bangahe bakaba ari abantu babaruye bakaba bafite amafaranga bishyura buri kwezi urabyumva noneho ayo mafaranga bishyura buri kwezi akaba ari yabahesha uburenganzira bwo gukomeza gucuruza ibyo bihangano ayo mafaranga akajya mu isanduku y'abahanzi mu turere twose ayo mashyirahamwe akaba hari kugera no ku rwego rw'umurenge urumva ko nta muntu wajya ubaninga atazwi kuko urabizi ko leta itanze itegeko birubahiriza urabyumva icyo gihe amafaranga yajya agera mu kigega cy'abahanzi wenda tukagira ikibazo cy'ukuntu twayagabana ariko amafaranga ahari ukubyumva nicyo kintu
ibintu ntazi ngo twajya tuyagabana gute ntimubimbaze urumva iyo mibare sinzi uko yagenda ariko njyewe nanga umwanzuro byibura ugeze amafaranga mu kigega cy'abahanzi iby'uburyo bayasaranganya abahanzi byo ni ibintu byaca mu zindi nama nyinshi cyane n'abantu bandusha ibintu by'imibare bakaba babijyamo ariko urumva ko icyo gitekerezo gishoboka cyane. Reka twizere ko ubwo babyumvise kandi uvuze ko nabibabwiye wenda hari igihe bizashyirwa mu bikorwa cyane ko mbona ino Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko iri kugenda ihagurukira ibintu byinshi cyane. Hanyuma reka mu ruhando rwa muzike reka tugaruke kuri ino album yawe ushaka gushyira hanze, urateganya ko izajya hanze igihe ki? Turateganya ko izarangira twihaye kugeza mu kwezi kwa kabiri kugeza mu kwezi umwaka utaha ntabwo ari kera ni vuba cyane. Hazaba hari ibihangano of course bizasohoka muri uko kwezi kwa kabiri bizaba bitazwi ariko kuva uyu munsi kugera icyo gihe tuzaba tugenda dusohora amasinge kugira ngo album izajye gusohoka inazo. Urumva rero nirangira kuko iyo label ndi gukorana nayo n'ubundi ni label iba itegura ibitaramo hirya no hino ku isi. Icyo gihe tuzagenda tuyimurika muri ibyo bitaramo bigenda bibera hirya no hino ku isi. Kuri ubu sinakubwira ngo ni hehe na hehe gusa ni gahunda ihari iminsi mike izaza album nimara gusohoka gutangira gusohoka then nanjye nzabimenya namwe mubimenye. Nava ko ni ikintu cyiza cyane kuba wabonye n'abagufasha mu bijyanye na muziki no label ya Brotherhood Record ibarizwa ari Geneve mu Busuwisi. Amasezerano mufitanye yateye gute? Ni ibiki bagomba kuzagufasha muri muziki yawe? Amasezerano dufitanye ni amasezerano y'imyaka 5. Ubu ngubu ibihangano byanjye byose nimara kubikora mbishyira mu maboko yabo. Ayishyira mu maboko yabo akaba ari bo badiringana n'izo platform zose nakubwiye za Amazon, za Spotify, za kinaki. Rero bifite ukuntu bizenguruka income zanjye zikagera kuri account yanjye. Nicyo kintu nakubwira singiye kukubwira ngo ni percentages nizi cyangwa se nizi. Kandi no muri za record cyangwa se muri production y'ibihangano hari uburyo bazajya bagenda babigiramo uruhare kuko harimo indirimbo ngenda bafite studio iri Geneve ariko nshobora ndikodingira hano nkaboherereza bakarangiza indirimbo. Uvuga ngo indirimbo nzakorera hano ariko hari n'izizakorerwa Geneve. None iri studio iri uvuze yuko babakorera mu Busuwisi niho baba uri mu Rwanda mwahuye gute? Ngenda ngira connection ahantu hatandukanye kubera n'igihe maze mu muziki. Kandi nkaba ngenda mba no mu bintu bisa naho ari ibya tourism, ngenda menyana n'abantu benshi no kuba mu ma NGO akora ibintu bya charity. Bituma ngenda mpura n'abantu bakomeye batandukanye bavuye hirya no hino ku isi. Kuko n'ubu ngubu mfite indirimbo izasohoka mu kwezi kwa 10 nakoranye n'umunyamerika bita Bruce Lee, umuririmbyi ukomeye wa New York. Hari n'indirimbo na Selena Gomez urumva n'umuririmbyi. So urumva niyo project iri big ariko kugira ngo igereho mu kuba nyine ufite iyo connection. Abo bantu rero tugenda duhura muri ubwo buryo kandi muri iyo label harimo abanyarwanda n'uyihagarariye n'umunyarwanda. So ni gutya. Akanava ko ari iterambere rikomeye cyane ry'umuziki ariko ngo uri n'umwe mu bantu baririmbye muri Jamaica mu mwaka wa 2008. Muri 2008 bayita Afro Caribbean Festival. Yari festival ihuza Afrika na Caraïbe ariko harimo n'abahanzi bavuye muri Amerika bitwa ba Young Jock. Icyo gihe twari kumwe na Morgan Heritage na Chameleone, twari kumwe naho twahuriye bwa mbere. Na 2008. Ibyo byose navuga ko ni ibintu byinshi muziki imaze kukugezaho, harimo no kuba baratembereye ibihugu bigiye bitandukanye, harimo n'amafaranga. Ibyo byose araboneka, urumva ko uri kugenda utera imbere neza muri muziki. Ko tudahinga se niyo turi niyo suka nicyo kirombe. Ufite ubuhamya ushobora guha umwana w'umujene ushaka kwinjira muri muziki kano kanya ukamubwira ko umuziki ushobora kumutunga?
ya urabona twebwe twabitangiye nyine ari ibintu bidatanga icyizere ku buryo twe dutangira n'umuntu w'inshuti yawe bagutamugira inama yo kujya muri muzika kuko wabonaga nyine ari ishyamba ry'inzitane ridasinzira ariko igihe gishize nyine hari abagiye babyitangamo umuziki ugenda uzamuka haba media yacu haba event promoters haba nyine abantu bose bari muri circulation ya music industry bose baritanze music irazamuka uyu munsi gukora indirimbo ntabwo ari ibintu bigoye nk'uko twebwe byatugoraga muri kiriya gihe cya mbere icya kabiri abanyarwanda bamaze kumenya agaciro k'umuhanzi abanyarwanda baradukunze abanyarwanda barifuza ibihangano byinshi by'abahanzi b'abanyarwanda ikindi urabona ko n'abashoramari nubwo bataraba benshi cyangwa se ngo banashyiremo menshi cyangwa se ngo banabikore mu buryo bwiza ariko akirisi ubona ko inzira zirafunguye noneho unakuyeho icya hano mu Rwanda iryo koranabuhanga ryose nakubwiraga rimaze kuza byafunguye amarembo ku buryo umwana wawe ashaka kuza mu muziki umusapotinge umwishyurira abamwigisha gucuranga umwigisha mbese umuha abamuhugura kuko bishobora kumufasha imiryango irafunguye ashobora gukora indirimbo ikamenyekana ku isi hose si nka kera imiryango yabaga ifunze umenyekana iwanyu gusa ubu ngubu yashyira indirimbo kuri Instagram no muri Amerika bakabasha kubona post zawe bakajya kuri YouTube yawe bakayireba bakayikunda indirimbo muri Amerika ubu barabyina indirimbo z'abanyafurika gusa i Burayi barabyina indirimbo z'abanyafurika gusa rero ni ikintu gitanga icyizere cyerekana ko music ya Afurika n'iy'u Rwanda icyizere cy'ejo hazaza ni kinini cyane kuri buri wese ubikora neza kandi akabikora by'umwuga Rafiki mushimire cyane wakoze murakoze cyane Imana ibahe umugisha mukomeze mu mpera abantu Igikobwa Remx mpera zawe ubwo nyuma y'Igikobwa Remx araza champion niyo nababwira ngo mbe mwitegurimo prodinga champion uri wenyine cyangwa uri kumwe na champion hari umuhungu wanjye wo muri COGA Inc bamwita Jado Famous tuziranye kuva kera twarabanyeho kera twabaga turi kumwe ku mastage ahantu henshi nyuma ya COVID yitwa Famous yitwa Jado Famous ubu ngubu yaririmbaga muri zino bande ziririmba karaoke ariko ubu ngubu ndimo kugerageza kugira ngo ndebe ko talent ye nawe yajya ahagaragara kugira ngo nawe ejo hazaza abe vuga nk'abandi ba artiste kuko afite talent irenze nagiye kureba hacuranga n'umuntu ukundwa n'abantu why not ejo bundi ataba ari gucuranga ibihangano byiwe ku giti cyiwe COGA Inc ni iki COGA Inc COGA biva ku ijambo cogamwa urumva injyana twahise cogamwa style ariko kugira ngo cogamwa bibe sexy urumva twavuze COGA style urumva noneho Inc ni incorporation bivuga umuryango nyine ukomeza kugenda waguka nawe ubyumvise neza ushobora kuza tukagushyiramo urumva ni gutyo bimeze amarembo arafunguye kwa Rafiki urakoze cyane murakoze